zacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryaga basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye wagarukiye Imana koko wavuye mu buriganya n'ubujura ngwiki unjyabe gujura hano fa Kane waiki Kane humura Karinda sana Sha iki useka se bigenze bite ko numvisha umugore wanjye asakuza umutwaye Nuso urona ari cyabaye nta kibazo Uyizana urwenyana umugore wanjye abaye iki shere ubaye iki agutwaye iki akira nawe uko Karinda sana reka cyakora ndishimye cyane umuganje baye iki hey yatagira itutse mbasetse neza kabisa reka urututse n'ibituno visi wagira ngo utabaye igihugu hakundi hige ubundi uwo mutima ukoresheje ufata tuno visi uje gutabara umugore wawe ubundi wawugumanye ugumane uwo mutima ugumane wumve ko ugomba kurinda umugore wawe wumve ugomba gukunda umugore wawe umukire bugufi Higiro please Higiro twaganiriye kenshi nakugira inama nyinshi nawuganirije kenshi kubera ko sinifuza ko urwo rwawe rwarindimuka niba ari ikintu nakora ku bwawe nagikora ndaye nicaye muri sari wawe mfite iwanjye nubwo nta mugore mfite nubwo byanzamanye nubwo nasenye ariko please tera intambwe yes come on tera intambwe musaba imbabazi Higiro please shimisha niyo mpano ya mbere wawe mpaye mu buzima banamenya nawe Shiri urambabare Shiri please ndakwinginze mbabare ntabwo ibyo nakoze byose nashaka gushyira hanze urugo rwacu ni nimba yabinteye n'agahinda nari mfite Shiri please Shiri wamba bari kubukamba ukagenda ntabwo nakuye ko utakaza kuza hano kandi gusanze gusa no byawe ntabwo nabikubwiye aho she wamba bari ko akoreka nkubaze urareba ukabona ngende twatwana tw'imyaka 16 17 tujya gusura uduhungu twishisha iwabo ntasoni ngo tante wawe agiye kuza ese ejo bundi se wambwiye yuko wamaze kubwira iwanyu yuko umwaka utafite ubukwe none tante wawe araza ugahinda umushyitsi ukadagadwa ngo tante rega Shiri ndabyumva ariko mbambaza babarunyumve sibyo ese ubu ngiye mfata niba ugira ubwabo bwo kuba ubundi si umwanya mwiza wo kuba wabwira na tante wawe ko ufite inshuti hakorege ubwabo use tante wadusanganye bitwaye iki
wagiye ureka ubuse nawe mbwiza ukuri nzajya guperezida mu muryango sibyo bavuga ati nzanye umugeni ubuse tanta dusanzwe turi mu biro gukene naza guperezida gute mu muryango babura basugende naza kugenda naza kongera guhamagara sibyo bazanye guperezida rwa mbere bakubonye nose ubu niye raporo bitanga mu muryango ngiye cyo mwemereye cyakoze ndasohoka ngiye muri salo dusange muri salo uko dusanze mu cyumba wenda yabifata ukundi ariko ibyo kumwe ngo ndagiye umuhungu sugira ubwa bwo kwerekana umukobwa w'inshuti biwo n'umuhungu nyabakire agira umujinya kandi agira n'ibintu by'amagambo ashaka kugenda muri famille ugasanga ngiye kugupresenter ibibwiye mu ugasanga byo n'ibibazo sibyo bari basi twigirira abantu nk'ato sibyo niba natubona mu presence abandi bazaba wabona kandi agakobwa kagiye kuza ahangaha ariko sibyo abahungu ntazi ukuntu mwabaye wabona agakobwa kagiye kuza ahangaha gatuma umva ntaho ngiye nubabara ujye kundega aho ushaka ntaho njye akose uri kuvuga gutyo ngo abahungu bose kuki dushyira mu gatebo ntaho abahungu se tuzi hiki mbwira tuzi hiki ngene kukubwira nzagupresenta mu muryango igihe nikigera sibyo kandi nzabikubwira vuba ariko bituma twiraburiza hano none se tuzajyana isoni gutya dusange uwambaye gutyo no tuzajyana isoni mu muryango ibintu bimeze gutyo no njye nakubwiye nanjye nakubwiye ngo ndavanga hanjye muri salo tante wa ntari musange muri iki cyumba ariko ibyo kumwe ngo ngiye ndavanga hanjye ntaho njya ujye kundega aho ushaka Halo Marvin ya gahunda yari yanze ubu ngubu nyine nibwo narinje kukureba ngo nguki okay nta kibazo muransangaye sibyo sawa nari ngiye muri salo wamba bari gusa kuko tante nazike nakubwiye barunda bise byawe wamba bari mbangenza gake nambare nitonze kandi nabwo ngiye ni muri salo ngiye ngo hane ngiye mba ndagusa se bite basi urabizi ndagukunda ariko basi babari kugira bata babarira pesa nzaba ngusobanurira ko mbabarira umva ndagiye ariko utagira ngo kuba ngiye nuko nemeye ibyo umbwiye ngiye vuba vuba ugende sorry wino ako mama arafashe nk'abakobwa mu tuntu tw'uducucu tuntu tw'udukinisho turi aho ngaho wirirwa umbeshya umva ndagiye pe ariko ntabwo ari uko nemeye ibintu byose wabwiye ndabizi byose ko ari amanyanga ako si pe sinzi ndikubwira sibyo nyine winsunika ntwara gake utantura hasi nashimye ntibyari biryoshye kandi naza kujya guhamagara ndi ku mugoroba sibyo mbabarira sibyo tugenda humura rega ndagenda pe ariko reka nkubwire ikintu kimwe ugomba gushyira mu mutwe wawe ntugire ngo kuba ngiye nuko wanyemeje ndi kugira ngo uriya mutante ugiye kuza ahangaha atujya ngo ngende indaya yawe wirirwa wicudera nanjye ikindi gushaka ni icyubahiro cy'umuryango sibyo biza kutubona gutya tutaraguperezida sibyo nanjye nibyo ushaka ubundi si ugira ngo waze kuperezida utakeka iki yatira ko ndi indaya yawe hanyuma mama urashaka kuguma ahangaha ariko reka nkubwire nta kibazo ushaka hakumva uziko ntari nkuzi uziko ntari nzi ko ari ukungora hakabahungu murahinduka koko reba uburyo uhindutse mu masegonda hakumavi uzabigusobanura aha ariko se winjyana gutyo utantura hasi uri kumuntwara uziko wagira ngo ni igisambo cyangwa ahangaha ndi umujura njye nawe ntumva nkubwire kuba warafashe icyemezo cyo kuba mu cyumba cyawe nanjye nkagira icyanjye ibyo ngiye ntacyo bimbwiye ni icyemezo waba uyifatiye wowe ubwawe niba ubishaka bizakomeza gutya ariko ikintu nkisabira ni kimwe ni ugufunga uwo munwa wawe icyo kintu tucyumvikaneho rwose nta muntu n'umwe mba nagize icyo mbwira ibintu byose abantu bavuga ni ibyo bakeka kubera cya kibazo cyabayeho barakoze agisida ako nta muntu mba nagize icyo mbwira ubuse nzavuga iki nzakora iki kugira ngo wizere ko ibyo mubwira ari ukuri nyine nanjye nibyo nakubwiraga kandi nizere ko wabyumvise basi reka njya kugukorera amasuku mu cyumba
ngiye gusugira ahantu hasa neza. Hello? Nahageze nta kibazo wakohereza umukozi akanyungurira. Yego, kakubyiza. Oh. Sheri ni karibu. Hano hageze ryarese. Ako baje so. Ça va? Ça va. Bien habillé? Ça va mbwa kuri biro. Hariya sheni ko nakubwiye. Noneho ibintu bisigaye binyivanya mfite n'ama stress mbanze yo kuba nk'umusazi. Ariko it's okay. Basi karibu. Musobanura ko byagenze. Karibu sheri. Merci. Maven. Kangere kuri short call. Meze fosha. Ibiki se? Ngaho ukora iki? Ngira ni aho uri kuza kugaruka nimugabo twese kuvuga. Aho mubuje gukora iki? Ibiki tuvugana? Kingura nimugoroba. Kingura ndashaka kumenya umuntu uri bahanga uwo mwati wawe, ndashaka kumenya umukobwa uri bahanga. Umva igirayo. Niba ari umukobwa ukireta, abimenye kumbe cyangwa twabura ubeshyi. Igihe abantu nibashaka bazi. Ubundi turabona. Hakoretse ko nishutse. Umva nge ndinjiramo. Bikubwire ko ninjiramo. Basi mbabari. Basi umba. Basi mbabari. Ora nana basi mbabari. Ngiye gutamba bari. Ora basi mbabari. Sibi. Basi reka tugenda ku butike ngure fanta basi tugende. Ugize nguki? Kuri butike? Ngiye kuri butike. Kabiri kanga mbona muri butike ngiye ngura amafaranga. Nta soni nini. Ndinjiramo. Ndekura. Ndakwiye to.
umvubye mari reka mubwire njyewe winjyana gukura ndeka ndijyana Samani ibyo bintu ntabwo nabikora kabisa. Nta baby namuhemukiye byatari. Umva nyine Divine ndabizi arankunda ariko njye man mba numva nyine bitaza neza. Rero mba numva nabamuhemukiye kandi ntabwo mbikunda. Nandi sobona gamije iki? Ubona byibuze atandukanye na Camille byibuze. Man nyine urumva ni nka wa mukobwa urumva mukundana ashira nk'ukwezi ukajya kumva ukubise pressure ya danger ko nta kintu wibwira kandi man nubizi se ngiye izo stress ntazongera kabisa. Nyine numva yatuza nyine nanjye ngatuza byavamo nyine nkamubwira umva ahubwo mubwire man hari ikindi kibebi cy'inshuti mana we man ni cyiza byataye ndakigutuye man kiri fresh kiri clean akira cyane like kabisa man umva mbwire umva ni cyiza byatare gusa minsi yashize hari udukosa nakoze kirandakira kinguta gasopo za danje urumva ako man nyine kiriya cyo kinyemereye nyine to kwigacamo hari aho nahita manuka nta mupaka wagira ngo ni Uwiteka wakinyohereje narakeretswe mu nzozi umwana ariko n'umufasha ubusa ureke byarengera byo kuzana imibare myinshi n'amaprincipe atamaye agaciro ngo inyangamugayo ariko ubundi urimanzi tokasha umva mumbwire ntabwo dimanzi ariko nyine uriya mukobwa nabamuhemukiye kandi nyine ntabwo ari sawa. Divine se umva nta rukundo namwemereye to ariko nyine nta birenze nyine buri gihe nyine ubwo nzajya nkora ibyo nshoboye bidashoboka nabyo mbyihorera. Ahubwo man reka turasubira mu kanya sibyo? uzi ukuntu nkanze Shamsori pe uziko buri gihe njana ntakomanze ni ukuri n'ingeso mfite n'ubushize kandi warabizi ko wabaye shana kuri ntabwo bizongera yasake umva ahubwo shazi ko natetse ubugari kandi nabonye cyagiye bukunda cyarambonye n'icyo ngo tujye gusangira umunsi ubu wari wabiteguye cyangwa umva ariko kumbwire kanko ndeke no kukubaza ibintu byinshi ariko ndaje hari utuntu nari ndiho nkora hano turanwa na iminota 5 sibyo ndayetanze sibyo sawa urakoze sawa okay aya bandurira kwizasa umboruka asa tuzi Marzi igiranyo inkoraho cyo wahereye Divine man umva ahubwo yaratwumvishe mana we noneho ukuntu yambaye bro yewe we man yagucumuza ni ukuri kw'Imana yambaye kamini kagera hariya ntago wabivamo ni hatari man ahubwo reka reka njye kumureba yaraje kumbwira ngo arashaka ko dusangira
Takasha. Reka mnicishe hanze y'igipangu ndebe ko ntareba bidukingirizo. Wamenye iby'iki gihe wabona ugushije mu cyaha. Sama, poa bro, turi kumwe. Ni wowe rukundo nari ntegereje, uzahora uri ibyishimo byanjye. Jani ndagukunda, Jani ndagukunda.